nje muri misiyo y'ijuru nefome nzanye SMS la ariko udasanga ni manda abari hafi n'abari kure irabareba ni koberangadi naneseka biragusaba andi maso weremanda ntabwo yari supernet la bine kuta ntabwo ari supernet ni tando Seremonde ndikingi ni kuwasika uba mu rwihisho imana iri abarefa abari mu bihugu bitandukanye kwa mu bwihisho haracyarimo amahoro mu rwihisho indwara ziracyakira sini wiriba mu rwihisho sida ziracyakira ugumye mu rwihisho rwisumba byose kansari zirimo ziranyumva tiriri miniku tangaza la zirimo ziranyumva haliwiri binima numvise ijwi rivuganye n'umuntu w'impumyi yahuye n'ubuhumyi akuze hari imbaraga zijyanye n'iri jambo azahama mu gicucu azahama wiyicano hasini tangoza hari ijwi rivuganye nanjye remanda winifo rirambwiye ngo ninkubwire ngo kubera umwete hari iby'Imana isiribanze hari iby'Imana isiribanze witango rabin manda umva wowe ufite agahinda nisika ariko waragumye mu gicucu cyishobora byose Imana iravuze ngo ikugarutseho wange Imana iravuze ngo itabaye manda wini uyu muntu wanzwe n'ababyeyi yari ya Yesu kubera ko ari we wanzanye niwe warambwiye ngo mbwira abantu ko abari mu rwihisho nta kintu bari bube abari mu rwihisho baratabarwa abari mu rwihisho ibyanze biremera rabi abari mu rwihisho na sida zigiye gukira abari mu rwihisho na kanseri zirahagaze abari bagiye kubagwa helasi iri jambo rirengeye abantu ni message y'ijuru Imana ishimwe amen helayi n'aba bantu balala sikumene kota birukanywe bagata ibya umwuka wera yababonye guma mu gicucu guma henima sangala tayagite abari enestai Amerika Uburayi sirida ngo iravuze ngo nitarangaza wiribenefo nimuguma mu munefo mu gicucu cyishobora byose aravuze ngo abo bantu arabatwikiriye aravuze ngo aba bantu babonaga bagiye guseba data wa twese niwe wambwiye ngo abantu birinde kwitwikurura ngo bave mu gicucu abantu birinde kwishira hanze ariko Imana kariyo yagutwikiriye muri urwo rugo yamubye n'Imana yagutwikiriye ubundi biba byarahinisa byarahirimye guma ni staff ongera usubire abantu barestiku rabini mondekuta winisika dore hari umunefo umuntu ugiye gusamurira iki kiganiro umuzungu uri stafaye utumva ikinyarwanda witango rabini manda umva wowe ufite agahinda nisika ariko waragumye mu gicucu cyishobora byose Imana iravuze ngo ikugarutseho wange Imana iravuze ngo itabaye manda wini uyu muntu wanzwe n'ababyeyi akageza ubwo ajya kuba wenyine Imana itabaye siniwere manda wagiye ku bitaro bitandukanye ufite ikibazo cyo kutituma umva ko Imana irimanga isango atakuwa ivuganye nanjye iravuze ngo iraje igukoze ijya ku bitaro bitandukanye ufite ikibazo cyo kutituma umva ko Imana irimanga isango atakuwa ivuganye nanjye iravuze ngo iraje igukozeho ni kuwiteka avuze yewe erema nepo kado muyabazi wiyicana nta nubwo nkuzi amazina nuko unsanza nikoze nema akira tesango kado rere inikuwa umva kondisiyo itakuri telefone cyane inikonde bonefo hari nemoro igiye kuguhamagara kuko nawe rega wagumye mu rwihisho wagumye ariko abantu mwagumyemo ndabasabira ubutabazi bubasange aho muri abantu mwagumye impamagara dusenge mu rwihisho remanda dusika ya binikuwa dusohore twirukane tumeneshe hirali
zigera ni fire binima izo ndwara Imana uyu muntu uri mu rwihisho Imana nimubeho cyane la ndinginga abakobwa bakirimo batabarwe abagabo bakirimo batabarwe izingo zari zigiye gusenyuka zubakwe ngushimire aho uherereye hose impande zigize isi dutuye ko arenye nanjye mushimire umushabira ni mutakoza desika haleluya kugira ngo kugenda neza cyane hanyuma reka mbwira abakunzi bacu bari burasirazuba irengerazuba amajyepfo amajyaruguru ari mu gihugu gato tubabwire ngo umugisha w'Imana itangano bagereho reka mbwire n'aba diaspora mabwire ngo amahoro y'Imana nababonekeho reka nanjye nifuriza Imana haleluya iyi ni Manzi TV nitewo nk'ibisanzwe hanyuma munyemerere uyu munsi none twakire umukozi w'Imana cyamwana w'Imana bidasubirwaho karibu turakwakiriye urakoze cyane ubanje umukozi w'Imana hanyuma ndi umwana w'Imana bidasubirwa Rabi Erawane Manda umwana w'Imana atandukanye n'umukozi Imana ishimwe ndi umwana w'Imana ntibizahinduka Imana yaradati paya gonesta ntibizahinduka ndi umwana w'Imana naguzwe amaraso Imana ishimwe umukozi acyura ibihembo ariko umwana araragwa byose reka nsuhuza abantu bo ku Manzi Imana ya Ribini fo Imana y'Imanzi Shanita Lawini Enifa ndumva Imana Imana y'Imanzi ihimbazwe ishimwe amina ndabasuhuje mwese banyarwandakazi abari hirya no hino mukurikirana Imanzi bakobwa bamama bapapa heniwa herasi nita henimanda muntiza amatwi icara zana ikiyiko dusangire mbifurije umugisha w'Imana hanyuma nitwa Uwimana Korodina ndashimira Yesu ahimbazwe nimifaya dakora narimvuze ngo ndashimira Yesu wanifi wampamagaye Imana ariko yongera ishimwe akangirira icyizere akantoranya akankura mu bana 24 mvukamo netango nimifolaye mureke Imana y'Imanzi helesandi kita ivuge akangirira icyizere mvuka mu bana 24 data yabyaye ababyara ku bagore 4 mama yitwa Nsaguye Christina yari umugore wa 4 ndashimira Yesu utarabanura abantu ni manda ya siriki tango ni huta sika ndashimira Yesu utarabanura abantu ku butoni nanjye yarampamagaye ahimbazwe ni mandayi nta kintu ntakora nta kintu ntakwambara ku bwa Yesu naje hano ku Manzi niko yantumye ndabasuhuje umwana w'Imana ndasubirwaho amakuru y'iminsi ndashimira Imana cyane umeze neza ubwo umwami Yesu nkunda ndamahoro hanyuma uyu munsi none abakunzi Manzi TV baraza kwibaza ngo yego nagashimba wambaye kugira ngo tuze kwinjira mu kiganiro umaze kubasobanura kugira ngo dusenge kwinjira mu kiganiro kubanza basobanurire urakoze cyane ntabwo ari agatimba nje muri misiyo henefoya gita yewe nitangara bi nje muri misiyo y'ijuru nze nefome nzanye SMS la ariko utasangana Imana abari hafi n'abari kure irabareba ni komberangadi difo uwumva ururimi mvuga yakasa agatimba si supanete se ni nitando Bibiliya yaravuze ngo ijambo ry'umusaraba kurefaye kubarimbuka n'ubupfu ariko kuri twebwe ni shandoma kuri twe Rabi ndumvijwe ni nisango kuri twabakizwa ni imbaraga z'Imana ibi ntabwo bivugitse ntabwo bisobanutse abantu ntibari bubimenye keretse abanyamwuka gusa bazi kwivuga Imana ihimbazwe nzanye message ni misiyo njeho Imana ishimwe hanyuma rero bwari Rabi testifo langini Imana ishimwe Imana ndagushimiye uri Imana yera uravuga bikaba hirayino pefo wategeka bigakomera sikutando hewene manda iyo ukinze nta muntu ukingura wakingura elastika
bisobanuye ngo nta ukinga ufite iliwini urufunguzo rw'ibizaba ku muntu wese ni wowe ufite urufunguzo. Imana ihimbazwe hatitango labi. Unyemereye kuza hano reka ubwiza bwawe uvuge ni Stifo muri jewe numve nkore nk'icyo wari gukora ubaye ari wowe wa Salami Nikuta wasuye imanzi nitangaza nikuwa abaye ari wasuye icano ne profe yango ushira mu kanwa kanjye amagambo yawe mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Imana ishimwe. Oh haleluya. Amen. Yego. Imana iguhereze umugisha. Amina. Uvuze ngo uje muri misiyo. Yego. Benshi baraza kwibaza ngo misiyo. Yego. Nigiye gute? Ndima ndumva. Yego. Misiyo y'umuntu ku cyagiti. Yego. Misiyo imeze gute? Umva rwose ndahari. Wese. Newala binima biratangaje. Ariko ibyo bitangaje. Herasi nibyo bigiye ku. Ngurekere umwanya utugeze iyo misiyo. Nje muri misiyo y'Imana mu mwanya rwose. Winchura umwanya. Nitarangaza ni manda. Nje muri misiyo iri muri Zaburi ya 91 umurongo wa mbere ivuze ngo hilayino pefo katide zonema oleva hanasobanuye ngo uba mu rwihisho rwisumba byose rabi azahama ariko Imana yanjye mu gicucu cyishobora byose. Reka subiremo haravuze ngo iyo ni misiyo, iyo ni SMS uba mu rwihisho nitaya ni manda rwisumba byose. Imana ishimwe azahama mu gicucu cyishobora byose. Imana ihimbazwe. Bantu bakumanzi mwakire neza ijambo ry'Imana. Iyo muba bandi mwaza kwandika muri SMS mukavuga ngo tubishimiye Imana do uba none seka biragusaba andi maso weremanda ntabwo yari supernet la bine kuta ntabwo ari supernet nitando Seremonde ndikingi nikuwa sika uba mu rwihisho. Imana inikuwa hari ijambo imuvuze mama ngo wararwaye cyane ugera kure guma mu rwihisho yari wiri bini pa hela sikune manda. Umva irijwi rivuganye n'umuntu ufite ikibazo cyo kubura umwuka guma mu rwihisho ndafashijwe wawe distango reba lawini sikita birukanye aho ukorera guma mu rwihisho wivamo subiramo subiramo koko unistando drone anekowa Bibiliya iravuze ngo Imana niyo yambwiye ngo nze mbwire abarefa abari mu bihugu bitandukanye ko mu bwihisho haracyarimo amahoro. Mu rwihisho indwara ziracyakira sini wiriba mu rwihisho sida ziracyakira ugumye mu rwihisho rwisumba byose kansari zirimo ziranyumva tiriri miniku tangaza la zirimo ziranyumva haliwiri binima numvise ijwi rivuganye n'umuntu w'impumyi yahuye n'ubuhumyi akuze hari imbaraga zijyanye n'iri jambo azahama mu gicucu azahama mu gicucu. Izuba ntirizamucanira azahama mu gicucu cyishobora byose. Nima kubera iyo mpamvu ndabwira Uwiteka nti uriri banawa uri ubuhungiro bwanjye reka asikita reka mvugane helayi n'aba bantu balala sikumene kota birukanywe bagata ibya umwuka wera yababonye guma mu gicucu gumamo henima sangala tayagite abari NSI Amerika Uburayi Sirida ngo iravuze ngo nitarangaza wiribonefo nimuguna mu munefo mu gicucu cyishobora byose. Aravuze ngo abo bantu arabatwikiriye aravuze ngo aba bantu babonaga bagiye guseba ariko uko Uwiteka avuze aravuze ngo
gumamo ha la 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 winisiri dango la pistango senima aba bantu bararinzwe aba bantu baratwikiriye nema ntugire ngo nasaze ndi muzima ninima ndi muzima ahubwo ijuru iyera imana denanga data wa twese niwe wambwiye ngo abantu birinde kwitwikurura ngo bave mu gicucu abantu birinde kwishira hanze la ariko imana kariyo yagutwikiriye muri urwo rugo yamubye n'imana yagutwikiriye ubundi biba byarahinisa byarahirimye guma ni staff ongera usubire la abantu baresiku rabini mondekuta ha la winisika dore hari umunefo umuntu ugiye gusamurira iki kiganiro umuzungu uri stafaye utumva ikinyarwanda rekutayanganama imana ikamukoraho ibitangaza yewe muyobozi w'iyicano hasini tangoza hari ijwi rivuganye nanjye remanda winifo rirambwiye ngo ninkubwire ngo kubera umwete hari ibyo imana isiribanze ye hari ibyo imana isiribanze witango rabini manda umva wowe ufite agahinda nisika ariko waragumye mu gicucu cyishobora byose imana iravuze ngo ikugarutseho wange imana iravuze ngo itabaye manda wini uyu muntu wanzwe n'ababyeyi akageza ubwo ajya kuba wenyine imana itabaye la siniwere manda wagiye ku bitaro bitandukanye ufite ikibazo cyo kutituma umva ko imana irimanga isango atakuwa ivuganye nanjye iravuze ngo iraje igukozeho niko Uwiteka avuze yewe erema nepo kado muyobozi w'iyicano nta nubwo nkuzi amazina nuko unsanza nikoze nema akira tesango kado rere inikuwa umva kondisiyo itakuri telefone cyane inikunde bonefo hari nemoro igiye kuguhamagara kuko nawe rega wagumye mu rwihisho wagumye ariko abantu mwagumyemo ndabasabira ubutabazi bubasange aho muri abantu mwagumyemo impamagara dusenge mu rwihisho remanda dusika ya binikuwa dusohore twirukane tumeneshe hilali inifaya binima izo ndwara imana rasika ibaha umugisha imana ibaha umugisha imana ishimwe haleluya imana ibaha umugisha haleluya urakoze cyane amina tugusaba usengera abantu bari mu bwisho bw'Imana ndiyo mwami Yesu kubera kuri imana yacu kubera ko ari we wadutumye ndasenze uyu munsi umuntu uri mu rwihisho ntakabura amahoro uyu muntu uri mu rwihisho imana nimubeho cyane la ndinginga abakobwa bakirimo batabarwe abagabo bakirimo batabarwe izingo zari zigiye gusenyuka zubakwe izi ndwara zari zinanije abantu zikurweho ndagushimiye icyubahiro kibi cyawe mu izina rya Yesu Kristo amen yego urakoze cyane umuntu ushobora kuhashaka ko mwavugana cyangwa musengera cyangwa mufasha kugira ngo nayinjire mu bwisho bwisumba byose yakubona gute turabashimiye cyane mwambona kuri nimero ya telefone ngendanwa 07800862 inshuro 3 07800862 inshuro 3 bitabaye ibyo mwanyakira no kuri cano yitwa imirimo y'abera mwasangaho umugabane w'abera na nibeshye umugabane w'abera Yesu aduhane umugisha amen hanyuma akatugushimire cyane urakoze cyane hanyuma dusoze uri murabwira abantu ko misiyo yari ya Yesu cyangwa iyi misiyo yari ya Yesu kubera ko ari we wanzanye niwe warambwiye ngo mbwira abantu ko bari mu rwihisho nta kintu bari bube abari mu rwihisho baratabarwa abari mu rwihisho ibyanze biremera rabi abari mu rwihisho na sida zigiye gukira abari mu rwihisho na kanseri zirahagaze abari bagiye kubagwa helasi iri jambo rirengeye abantu ni message y'ijuru imana ishimwe yego amen tugushimire urakoze katugushimire
nanone nawe udukurikiranya aho uherereye hose impande zigize dutuye ko arenye reka nkubwire ngo Imana iguhereze umugisha subscribe nawe utarakora subscribe share comment kugira ngo ushe kugenda neza ibiganiro byacu ku Mass TV nakagaruka ciao.